without limits. Ntihazobura umuntu w'agaciro ayibona akayitora. Yes, mukomeje kugubwa neza aho muri hose bantu mukurikiranye iyi filime yacu nziza cyane mwagiye mukunda muri benshi, cyane cyane abantu bari Burundi, abantu bari muri Saudi Arabia, abantu muri Oman, Zimbabwe ndetse na Tanzania. Ni abantu bagiye bakunda iyi filime yacu kandi neza cyane. Abantu noneho bari mu Rwanda bo ni umwihariko, n'abantu bari Burundi ni umwihariko, kuko iyi filime mwagiye mwumvamo ibintu byiza kandi mwabonye ko igiye kugira story irenze kandi nziza cyane. Ndagira ngo rero mbabwire aka promotion uyu munsi nabazaniye. Uyu munsi nabazaniye promotion ku muntu wese wumva yifuza gutangira gufungura channel igahita itangira guhembwa ako kanya, ndetse no ku muntu wese wifuza gufungura channel bundi bushyashya cyangwa nushaka kugura channel isanzwe ifite abasabu isanzwe ihemba. Uwo muntu yaraza kunyandikira kuri nimero yanjye WhatsApp, ndayitanga mu kanya ikiganiro nikirangira. Rero nkuko mwabibonye umuntu bita Dina ari mu gihirahiro kenshi cyane, ari kwibaza se aca inyuma y'umushuti we akundane n'umu ex w'umushuti we, akundane n'umu ex wa Karine. Icyo ni ikintu nawe wagakwiye kwibaza. Ese bundi reka mbanze nkwibariza akabazo kamwe mbere yuko turenga ahangaha. Muri iyi filime wakunzemo uwuhe mukinnyi, n'uye muntu ukina ukumva ari gukina ku bintu bijyanye na story yawe? Mumbwire muri comment section kugira ngo nzagende nanjye ngira ibyo mpindura kuri buri kimwe cyose bitewe n'ibitekerezo byanyu, bitewe n'ibitekerezo muzagenda muma umunsi ku munsi. Ikindi kintu nshaka kubabwira nuko mbashimira cyane ku bwitange bwanyu, mwarakoze. Ahangeze n'ukubera mwebwe, ahangeze n'ukubera imbaraga zanyu, n'ukubera ko byibuza mufata akanya kanyu mugakanda subscribe kuri no channel, ndetse mukanasharinga ino video mugatera na comment. Icyo ni ikintu cya mbere mbashimira, kuko nta kindi kintu cyonyine mwankorera usibye icyo ngicyo. Ndagira ngo rero mbabwire ngo uyu munsi ngarukanye na ya promotion yacu. Iyi promotion ni iyihe rero? Uyu munsi nzanye ya promotion aho buri muntu wese ari buze gutsindira laptop ndetse na telefone, kuko umupira wo barawutwaye ku bantu bafite namba zanjye bagiye babibona kuri status yanjye. Yes, ndagira ngo rero mbabwire ngo ku muntu uri burangize ino video, ku muntu uri buze kumbwira ikibazo nababajije mu nyuma, ikibazo ndi buze kubabaza nyuma, umuntu uzi buze kugisubiza, uwo muntu araza kwegukana laptop ndetse n'igihembo gishimishije cya iPhone 14. Nawe babwiye iPhone 14 nicyo gihembo cya mbere gihari gihenze, ariko niyo MacBook nayo irarenze iyo laptop ya MacBook. Yes, noneho ndagira ngo mbanze mbabwire muri iyi filime mbere yuko tureba kandi gace gakurikiyeho. Muri iyi filime ni ikihe kintu wakunze, ni ikihe kintu cyangwa ni ikihe kintu iri kosa wabonyemo ukabona nyine ni ikosa ribi bagakwiye guhindura. Muri iyi filime ngewe rero reka mbanze nkubwire umuntu nakunze hano ukuntu yitwaye. Umuntu bita Dina, hano hantu naramukunze. Dina ndamufana cyane kuko akina neza, ndetse n'umuntu bita Karine hari ahantu yijijishije akanga gufata amafaranga ayakuye ku buriri, akihitiramo kuzafata amadolari menshi. Ngira ngo abenshi mwarabibonye, nyine abantu bazi ubwenge barabibonye, mba mbizirega ko namwe mwabibonye. Niyo mpamvu rero uyu munsi nshaka kuba promotion kamwe, nshaka kubakubita ikintu bita channel ihembwa ku mafaranga make, ndetse no kubafungurira agaca no ku mafaranga make. Waba ushaka ko tuyifungura bushyashya cyangwa se tuyugurura bushyashya twabigukorera. Waba unashaka ko tuguha isanzwe ihembwa, isanzwe nyine ikora ku buryo utangira kubona amahera se cyangwa utangira kubona amafaranga aho waba uherereye hose, uranyandikira kuri no nimero ngiye kukubwira. Ndagira ngo rero muze kumfasha nyine kuri ako kabazo nari ngiye kubabaza. Ikibazo nashaka kubabaza ni iki ngiki, kiragira kiti: kuva utangiye kureba ino filime, kuva igihe wayitangiriye kuyireba ino filime, igihe yasohotse ku itariki zingahe, yasohotse mu kihe gihe? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ni ibibazo bitatu ndi buze kubabaza, nakumva mubitsinze
amafaranga oya laptop yanyu cyangwa se iPhone 14 ikahita ibageraho ako kanya. Sinitaye ngo waba uherereye hehe, niyo waba uherereye Saudi Arabia, niyo waba uherereye mu kihe gihugu icyo ari cyo cyose, iyo laptop se cyangwa iyo phone iraza kukugeraho ntugire impungenge. Okay, ndashaka rero ngo mumbwire ikibazo cya mbere kiragira kiti umunsi twasoreyeho ino filime cyangwa umunsi wayibonye ryari? Ikindi kibazo ngiye kukubaza cya kabiri kiragira kiti iyi filime itangira yasohokeye kuyihe channel? Iyi filime ikibazo cya kabiri kiragira kiti iyi filime itangira yasohokeye kuyihe channel? Ikibazo cya gatatu kikagira kiti kuva utangiye kureba iyi filime ni uwuhe mukinnyi witwaye nabi? Ikibazo cya gatatu kiragira kiti kuva utangiye kureba ino filime ni uwuhe mukinnyi witwaye nabi? Numara kubimbwira rero urandika kuri nimero 07 80 89 29 01. aho ngaho nawe ushobora gukubonera ubufasha bw'ukuntu umuntu yakugurira channel se cyangwa yagufungurira channel nshyashya cyangwa se channel isanzwe ihembwa isanzwe ikora. Naho ngaho niho ushobora kuza ukavuga ikibazo cyawe ukanyandikira kuri WhatsApp, ubundi watsinda nkagushyira kuri status nabaye n'igihembo watsindiye. Icyo ukora rero iyo igihembo kikugezeho ni ugufata video ntoya y'amasegonda nk'5 uri kwerekana ko igikoresho impano twakohereje yakugezeho. Icyo nicyo cyonyine usabwa gukora, ubundi ibindi twese tugenda tubimenya. Ukomeze gukurikirana filime Ndahazi buri munsi uko izajya isohoka umunsi ku munsi, kandi wibuke gukanda subscribe kugira ngo utwereke ko turi ab'ingenzi kuri we nawe uri uw'ingenzi kuri twebwe. Nakomeze kugenda mbashimira umunsi ku munsi. Ndabashimira cyane, mwarakoze ku bwitange bwanyu ndetse n'umurava mwagiye mutwereka n'imbaraga mwagiye mutwereka. Ndabashimira ab'ingenzi kandi muri n'ab'intwari. Murakoze, Imana ibarinde, kandi mwibuke gukanda comment, share ndetse na like nyinshi cyane kuri ino channel kugira ngo uzajye ukomeza ugenda umenya amakuru ajyanye n'iyi filime.